dufite umutumirwa muri studio zacu muri cyane mu makuru atandukanye abagenda avugwa kuva ku munsi w'ejo ku mugoroba nibwo natangiye kugenda mbibona ahantu hatandukanye yaba abantu ku giti cyabo ariko hari n'ibinyamakuru nabonye byatangiye kubigarukaho cyane cyane izi aba bloggers bari kuvuga ko mu itora ADPR habayemo impinduka. Rero ndi kumwe na Emmanuel nk'umwe mu bashinzwe kumenyekanisha ibikorwa by'itorero. Waramutse neza? Yego, mwaramutse amahoro. Yego, meze neza? Ya, meze neza. Umwaka mushya muhire. Hakoze ko kuva watangira bwo tubonanye. Nibwo yego. Nibwo duhuye nibyo. Tuguhaye ikaze rero muri Life Radio kugira ngo tukubaze hariho ibintu biri kugenda bivugwa byuko habayemo impinduka mu itorero ADPR zigamize. Niba navuga hari abakozi ngo bahagaritswe, abandi bakavuga ngo birukanwe, abandi bakavuga ngo no gusubika. Niki cyabaye muri make? Yego, murakoze cyane. Ku munsi w'ejo ni tariki ya 7 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2025 nibyo hari igikorwa cyabaye ku munsi w'ejo mu itoro ADPR. Habaye inama isobanurira abakozi ku itorero rimeze aho rihagaze kugeza ubu, ndetse banasobanurirwa bamwe muri bo yuko amasezerano yabo abasubitswe, ntabwo ari uguhagarikwa, ntabwo ari ukwirukanwa, abasubitswe mu gihe cy'iminsi itarenze 90. Abo ngabo na abafite insengero zifunze, amatorero bayoboraga akabafunze. Amatorero bayoboraga akabafunze. Abantu barabizi cyangwa se nutabizi yenda yabimenya, ariko ndatekereza ko atari inkuru nshyashya. Mu Rwanda habayeho gahunda yo gufunga insengero zitujuje ibisabwa muri gahunda ya guverinoma. Habashyizeho ibigomba kubahirizwa ibisabwa, mu gihe izo nsengero zitarabyubahiriza babafunze kuhakorera. Natwe rero mu itorero ADPR dufitemo amatorero menshi yagiye nayo yagirwaho nizo ngaruka. Abagifunze hari nayo abyujuje barayafungura, ubu ngubu yongeye gukomeza gukora. Hari nandi ubu yabyujuje ategereje ko bayaha uburenganzira ngakomeze akorerwemo imirimo yakorerwagamo. Ariko hari nandi abanyetoro bakishakamo imbaraga bafatkanije n'ubuyobozi kugira ngo bubahirize bya bindi bisabwa. Hashize rero amezi asaga 5 abo bakozi harimo abashumba bayobora amatorero, abavuga butumwa abo dukunze kwita abamwarimu bayoboraga ayo matorero cyangwa se n'abanafatanya. Abo rero hashize amezi agera muri 5 ibyo bagenerwa n'itorero nk'umukoresha bikomeje yaba imishahara n'ibindi byose umukozi agenerwa byo, nubwo batakoreraga aho hantu, insengero zabo zitakoraga zari zifunze, ariko itorero ryakomeje gukora ibishoboka byose, gushakisha uburyo bwari bwo bwose, zirakusanya imbaraga zose kugira ngo abo bantu nibura bakomeze babahe ibyo bagenerwa nk'umukozi, nubwo wavuga ngo intera ari ku kazi, nubwo yego hari ibyo bakoraga ariko hahandi bakorera hari hafunze. Ariko birumvikana umuntu ageraho n'umuntu ufite byakora runaka, hari gihe akora ibishoboka byose akageraho imbaraga zikagenda ziba nkeya. Itorero naryo ryakomeje kubona ko ubushobozi aho rikura ntihari kuva nk'uko byavaga mbere. Ubushobozi rero busa nk'aho bugenda buba bukeya, bahitamo kuganira nabo, barabwira bati reka tube dusubitse amasezerano mu gihe cy'imisi itarenze 90, dukomeza gushakisha bya bindi bisabwa bari gudusaba kugira ngo nibura hazabe hafunguwe kandi uzafungurirwa naho haba nejo. N'ubu tuvugana haramutse hari itorero rifunguwe ry'umuntu mukozi runaka ari basubikiwe amasezerano, uwo nguwo niba arasubira mu mirimo, niba nta kindi kimuzitira cyatuma ataba umuyobozi mu bijyanye n'imyitwarire, atakomeza ko ataba umuyobozi mu itorero ADPR, arasubukurirwa amasezerano ye akomeza. Ahubwo ikibazo abantu barimo bibaza, ese harasubukurwa cyangwa se harafungurwa gute kandi ari we wari uzi inzira ashobora gucamo n'ibyo ashobora gukora wenda bisabwa kugira ngo urusengero rufungurwe, akaba asubikiwe amasezerano y'umurimo, abwo aracyemerewe kuza ku murimo? Uyu nguyu ntabwo akumiriwe. Igihagaritswe no kubazwa inshingano nk'umukozi, ariko ntagakuweho wa mutima ryashyaka yarafite ry'umurimo w'Imana, ntagakuweho ubunyamuhamagaro afite bwo gukorera Imana, kuko buri abapastori abavuga butumwa baba bafite mbere na mbere n'umuhamagaro, barahamagara no gukorera Imana. Kuba rero yari umukozi afite izo nshingano nk'umukozi yenda kazo zisubitswe, ntibikuyeho ko akomeza gufasha umushumba wa paroisse ndetse n'abandi bafatikanya, kuko n'abandi benshi yaba diakoni, abantu bari muri komite y'inyubako, n'abandi bari muri bashinzwe iterambere za mpuza bikorwa,
y'amakomisiyo akorera ku itorero abo bose usanga babikora mu by'ukuri atari uko banahembwa ahubwo ari ishyaka ry'umurimo w'Imana. Nawe rero kuba yarazi ngo bigeze aha harabura ikingo bigende gutya na gutya ntibikuyeho ko n'ubundi akomeza kubikora, cyane ko araba bikora nawe asa nk'uwikorera kuko biratuma byihuta abe yakongera nawe imirimo ye isubukurwe. Icyo mbaza kindi nuko nubwo hari igihe urusengero rufunze ndahera kuzidafite naho ziteranira, ko hari zidafite naho ziteranira rwose baraho nyine batuje kubera ko nta hantu bafite bajya guteranira. Ariko nubwo badaterana nk'umuyobozi w'itorero ubayoboye abaza uburyo akoresha bwe akaganira nabo, hakaba n'imirimo ikorwa bagahura bagakora imiganda ari ikenewe. Ibyo bikorwa bindi byajyaga bikorwa birakurikiranwa nandi uyu munsi. Yego, umushumba wa paruwasi uwo nguwo niwe ufite inshingano zo gukomeza gukurikirana ibyo bikorwa, agashaka abamufasha abakorerabushake ndetse na wa wundi wasubikiwe amasezerano ntabwo abujijwe, ntabwo akumiriwe. Byumvikane ko aba ntabwo bahagaritswe, nta cyaha bakoze, ntabwo bahagaritswe ku nshingano, ntabwo bakumiriwe mu itorero, ntabwo bahagaritswe ku bukristo. Abo rero n'ubundi baracyari muri wa murimo w'Imana. Arashobora kuza n'ubundi ejo akayobora amateraniro nk'ibisanzwe cyane, birashoboka. Umushumba wa paruwasi baganiriye bakabyumvikanaho muri babantu azahitamo bakomeza kumufasha muri coordination mu ndi byakorwaga kwa kundi bareba uburyo bajya guteranira ahantu hafunguye, nawe ashimye gukomeza kumufasha abyemeye mu bukorerabushake ntacyo bitwaye. Umushumba wa paruwasi nawe agakomeza bagafatikanya, ariko ntabwo akiri mu nshingano ngo abazwe inshingano kuki utakoze ngo tanga raporo kubera ko za nshingano y'amasezerano nk'umukozi yasubitswe. Icyo gihe rero umukoresha nawe ntabwo ari mubaze za nshingano, ajyaga mubaza ya maraporo n'ibindi bitewe n'uko amasezerano yasubitswe, ariko ntibikuyeho bwa bunyamuhamagaro kandi na rya shyaka ryo kugira ngo ibitaratungana bitungane maze urusengero rwe narwo rufungurwe asubire no mu mirimo. Donc icyabaye ni ikibazo cy'ubushobozi, ni ikibazo cy'ubushobozi kandi itorero mu by'ukuri ntako ritageze mu gihe cy'amezi asaga 5 nawe wahita wibaza kuko hari insengero nyinshi hafunguwe n'inkeya nubwo hakomeza gukora yo bwaba kugira ngo n'izindi zifungurwe. Icyo gihe rero wamukoresha aho yakuraga niba hatari kuboneka neza birumvikana yuko hagomba kugira icyakorwa. Kandi mu nama bakoreshejwe icyo nacyo nkigarukeho, bakoreshejwe n'umushumba mukuru bakaganirizwa bakabanza kubisobanurirwa kuko mbere ko babaha amabaruwa babanje kubibasobanurira kubabwira uko itorero rihagaze uko ibihe bimeze, nabo ubwabo baravuga bati natwe twabirebaga twabonaga ko mu by'ukuri bimeze, hari icyo twabonaga cyakorwa byanze bikunze. Turasa nk'abantu bari barateguwe kare duteguwe n'ibihe twabibona uko bimeze, nubwo nyine bitoroshye ko birumvikana nawe hakoraga uburyo bwo gufasha umuryango ntibyoroshye. Si ikintu cyo kwishimira, ni ikintu gisaba ko abantu bakomeza no gusenga, bagasengera n'aba bantu, bagasengera n'itorero, bagasengera n'izi nsengero, bagasengera ubushobozi kugira ngo nabyo dusabwa n'inzego zibishinzwe biboneke maze amatorero yongere akomeza akore nk'uko yakoraga. Ikindi kibazo nabaza ni abantu bafite aho bari basanzwe baragiye ku makiza niko babyita, abanyeshuri niko twabyitaga, bafite nk'insengero zabafashije. Ni urugero urusengero rwitwa wenda rwakiriye B, baraterana mu gitondo nyuma ya saa sita hakazamo irindi teraniro. Abo biragenda gute? Uwo nawe ntiyemerewe gukomeza? Yego, abantu bose hatabayemo kuvangura ngo uyu ngo afite ahantu yihengeka, afite ahantu bamutiza. Haraho usanga nk'itorero guteranamwo amatoro 13. Yego, ugasanga nyine hakundi byagenda. Ariko iki cyemezo kirareba abakozi bose, abashumba, abayoboza amatorero, bavuga butumwa bari bafite insengero zifunze, kuko ngo bose birabareba. Ariko iyo gahunda yo kuba biyaranjaga bagashaka abantu bajya guteranira ntabwo ihagaze. Umushumba wa paruwasi azakomeza nk'uko umushumba wa mukuru yabisobanuye, azakomeza kurikirana ibyo bikorwa, arebe abakorerabushake bo kumufasha kugira ngo bikomeze bibeho, yaba mu badiyakoni, yaba mu bandi bari mu zabukuru, yaba n'uyu nguyu nawe wasubikiwe amasezerano bibaye ntacyo bimutwaye, abyemera gukomeza kumufasha mu buryo bw'ubukorerabushake kugira ngo abantu bakomeze bagire management cyangwa se uburyo bwo kwitabwaho no kuyoborwa no kureba ahantu bahurizwa kwako nibabigenza bagabona uko basenga. Ariko iyi gahunda irareba abantu bose nyine afite insengero zitarafungurwa. Hanyuma hari na paruwasi ziba zifunze, ari paruwasi yose. Yego, umushumba wa paruwasi ubwo nawe aragendera muri ubwo buryo? Oya,
umushumba wa paruwasi iki cyemezo ntago kimureba. Impamvu kitamureba nuko naho paruwasi yose yaba nta rusengero na rumwe ifite rufunguye, niyo no kurwo kuri paruwasi rufunze, hari umuntu ugomba gukomeza gukurikirana imirimo iyo kugira ngo za nsengero zifungurwe, bya bindi biri gusabwa, bya bindi abantu bari kugenda begeranya, birumvikana rero nguwo afite imirimo agomba gukora umunsi ku munsi. Uwo rero umushumba wa paruwasi afite izo nshingano zo gukomeza gukurikirana hakorwa iki, ibiri gusabwa ngo bikorwe, ese biri gukorwa, birakorwa nabande, turi kubigenza gute, iyo coordination ko kubiyobora umushumba wa paruwasi biri mu nshingano ze. Uwo rero we ntabwo yasubikiwe amasezerano. Yemwe n'abantu n'amatorero afite imishinga y'itorero iterwa inkunga n'indi mishinga itandukanye, harimo za Compass International, Hope za World Vision. Ayo matorero nayo ntabwo abakozi bahakorera basubikiwe amasezerano, bitewe nuko hari indi mirimo n'ubundi hakorerwa umunsi ku munsi wo kwita kuri babana. Iyo nayo ntabwo iba yoroshye, rero bisaba nyine uyikurikirana, yaba umushumba paruwase yaba no hari umwungirije cyangwa bafite babiri bamwungirije bari aho hantu afite iyo mishinga, abo nabo amasezerano yabo ntiyasubitswe kuko bafite nyine ibindi akandi kaza aho ngaho bari kuhakorera. Ngira ngo Compass ikora ku rwego rwa paruwase. Yego. N'ubundi urumva n'umushumba paruwase arakomeza bikurikirana ariko naba abandi bari bamwungirije nabo ngabo ntago nabo icyemezo kibareba, nubwo iryo torero ryari kuba ryo kuri paruwase ryo kuba rifunze. Hari amakuru twatangiye kubona ku kijyanye n'imibare nakibajeho. Hari ikinyamakuru nabyutse mbona mu gitondo kare rwose ati 3,500 bahagaritswe. Ako no 3,500 bitanekereza no ku matorero dufite n'iki uwo mubare wo waba ukuri. Oya no kubeshya, hari igihe abantu bakubita umubare munini hariya kugira ngo wenda babone ko ari ikintu kiteye ubwoba, ariko ubwabyo ntago dufite amatora ADPR harimo yose tutavuze ngo yarahagaritswe ntiyahagaritswe. Dufite amatora 3,141 ubwabyo 3,500 ntabwo tuyafite, kandi ntabwo afunze yose, harari gukora. Nuri kutwumva munyetorera ashaka kuvuga ati itorero ryanjye rirakora rirafunguye, nanjye ryo nsengeraho ubwo rirafunguye. Ubwo uhoro kubita hasi imibare 3,500 ababeshye ntabwo 3,500 aribyo, cyane ko nta n'amatora 3,500 dufite. Ahoro nubakubiseho ikintu runaka kugira ngo kitera ubwoba abantu kibahamure, ariko siko kuri. Icyo rero abanyetoro basabwe na turazogenda tunabigarukaho ntibahahamurwe n'ibyo, mu by'ukuri biba bibabaje nyine, kandi n'itorero bababajwe n'icyo cyemezo. Ariko hari ikintu kiba ubona nyine nta kundi wabigenza. Kumva umuntu yakuraga nyine habaye hasubitswe muri icyo gihe cy'iminsi 90 ni ikintu nyine kibabaje, yaba wamuhaye akazi ariwe mukoresha w'itora ADP, yewe n'uwo mukozi kuko naho yakuraga hamufasha kugira ibyo abona, bimufasha ufasha umuryango. Ni ikintu kigoranye kivunanye, ariko ni ikintu nyine abantu bakwiriye gusengera no gukomeza gukora guharanira kugira ngo bisubire uko byahoze, bityo abantu bongere basubire mu mirimo ya mirimo y'amasezerano asubukurwa. Ariko abo bantu, muri abo bantu tuvuze hari abiki cyemezo kitareba. Nanone hari abo twari tuvuze afite iyo mishinga, ariko hari n'ababyeyi muri barimu bavuga butumwa. Hari ababyeyi bari bari mu kiruhuko cyo kubyara, kandi yenda ni mwarimu w'itorero runaka, ari umuyobozi w'iryo torero afite amasezerano y'akazi, kandi icyemezo kimusanze ari mu kiruhuko cyemewe n'amategeko cyuko yabyaye. Uwo nguwo ntabwo afatiraniwe muri icyo kiruhuko cyangwa ngo bimusangane muri icyo kiruhuko ngo bite nawe icyemezo kimwikubitaho. Icyo cyemezo ntabwo kimureba, ntabwo kimureba. Ubwo n'ubundi arakomezanya amasezerano y'akazi, cyane ko n'ubundi yarari mu kiruhuko cyo kubyara. Birajyana n'abandi wenda bari muri konje bite bobo. Hari abari bafite konje z'umwaka kumwe basaba konje. Amakonje yo ni ikintu cyoroshye, ni kindi. Ariko uyu we mu by'ukuri umubyeyi wabyaye, hari n'ukunda abakwiye gufashwa by'umwihariko. Ntabwo ukwiye kumufatirana rero ngo ari mu cyo kiruhuko ngo bite icyo cyemezo kitakimwikubitaho. Ni ikintu itorero ryahisemo ko byo bitari mere gutyo, icyo cyemezo bo ntikibareba. Yego, hari ikindi torero wenda wahita wibaza ati se iby'ubwishingizi bimeze gute? Yego, ubwishingizi, ubwiteganyirize. Ubwiteganyirize byo muri RSSB birumvikana
umuntu hiteganyizwa umuntu uri guhabwa umushahara. Muri icyo gihe nyine cy'iminsi 90 birumvikana ubwiteganyirize buva ku mushahara. Ubwo nta mishahara hari, ubwo nta n'ubuhari. Hanyuma ikijyanye no kubavuza, ariko inzego zibishinzwe ziba zabimenyeshejwe yuko umukozi asubikiwe aya masezerano muri iki gihe, kugira ngo babimenye impamvu y'ubwo bwiteganyirize butari gutangwa. Izo nzego zibishinzwe ziba zamenyeshejwe. Ariko kubijyanye no kuvuzwa ubuzima, abantu barabizi n'abatarabimenya yenda babimenya. Itorero ADPR rifite ikigega gifasha mu bijyanye n'ubuzima cyitwa Ubuzima Bwiza Foundation, UBF mu magambo ahinnye. Kivuza abakozi b'itorero ADPR n'ibindi bigo bishamikiye ku itorero. Aba rero nubwo basubikiwe amasezerano, ntabwo basubikiwe no guhabwa serivisi z'ubuzima. Barakomeza bahabwa serivisi z'ubuzima n'ubundi zitangwa n'icyo kigo nk'uko byakorwaga. Iki kigo gikora nk'uko abantu bamenyereye izina rya Rama, RSSB kera ryitwaga Rama, ubu ni RSSB, rikora nkabyo, aho umukozi atangirwa 85% bakatangira 15%. Abo rero n'ubundi barakomeza bahabwe serivisi z'ubuvuzi z'ubuzima, yewe hagize n'ugira ibyago nubwo tutabyifuza, nta nubwo itorero rimwifuriza, akava mu mubiri. Hari uko umukozi w'Imana, umupastoro, umuvugabutumwa yaherekezwaga yabaga yavuye mu mubiri, cyangwa se umuntu we, hari uko biri mu mabwiriza amategeko icyo bapfana uko bigenwa, niba ari umwana we cyangwa se ari umugore we, gutyo byo byose bifite uko bigenwa. N'ubundi iryangoboka yahabwaga bya bintu byose yakorerwaga yabihabwa. Ntabwo serivisi z'ubuzima zasubitswe kuri bo. Ni ukuvuga ngo aba ntabwo bahagaritswe, icyo bakoze basubikiwe amasezerano. Yewe hari n'inama zishobora kuba ziteganijwe imbere z'abakozi. Abo nabo bazazitumirwamo, bazazibonekamo bitewe n'ibizavugwa kandi ubona nabo bibareba. Ntabwo aba bantu bahagaritswe, ntibirukanwe, nta cyaha bakoze. Abantu be kubifata uko bitari, ahubwo biri guterwa na situation ibiha abantu barimo. Nk'uko bigeze kubaho no mu gihe cya COVID-19, ugasanga ibigo runaka biravuze ngo turabahemba 60% ugereranije nayo mwahembwaga bitewe n'uko ubushobozi bwabuze. Ibyo byagiye bibaho. Rero ni igihe kiba kigoye, aho ingamba runaka zijya zifatwa nubwo ziba zitaryoshye, nta numwe zaryohera, yaba umukoresha yaba umukozi, si ingamba ziba ziryoshye. Ariko nanone bitewe n'ibihe abantu baba barimo, barazifata ubundi bagakomeza bagashakisha uburyo bwo kuzivamo. Nyuma y'iminsi 90 itorero rirateganya iki? Yego, nyuma y'iminsi 90 itorero rifite icyizere rishingiye ku bakozi, ku banyetorero, abayobozi, imbaraga bari gushyiramo, ndetse n'ibiganiro biri kugenda biba kuganira n'ubuyobozi, inzego za leta, kugira ngo yenda bafungurira n'amatorero yamaze kuzuza ibisabwa. Itorero ririzera ko bizaba byarakemutse, umukozi akaba yarasubiye mu kazi. Ubwo se nyine uravuga yuko wizeye ko, cyangwa itorero ryizeye ko bizaba byarakemutse bashingiye ku mbaraga biri gushyirwamo. Ariko ubwo binumvikana biramutse bitarakemuka, reka ntabwo tuteganya ko bitarakemuka. Hari icyizere gikomeye. Hari ikintu abantu bashobora kwibaza kindi mu buryo bujyanye n'amategeko. Nta bintu bizaza bigonga itorero, kuko wenda hari ibintu muri kuvuga abakozi bafite amategeko abagenga. Amategeko yarubahirijwe muri iki cyemezo? Yego, amategeko yarubahirijwe ni risubikwa rishingiye n'ubundi ku itegeko ry'umurimo. Biri mu itegeko byarubahirijwe. Itorero rifite abanyamategeko babanza kurebera ese bibiri gukorwa ntacyo bigiye kubangama ku mukozi, ntacyo kigiye kubangama ku mukoresha, nta tegeko rigiye gupfa. Muri ibi byakozwe nta tegeko ryishwe. Biba byarebweho rwose. Ndagira ngo rero turimo tunagana ku musozo kugira ngo tukore kujye no mu kandi kazi, utubwire ubu message mwaha abanyetorero. Hari abumvise ndabo bafatanyaga umurimo babafashaga, ubwo ntibazaba kiboneka cyane nkuko bababonaga, wenda harimo nabo batazongera kubona, birashoboka. Niye message mufitiye abanyetorero? Ubutumwa n'ubundi n'ubwagiye butangwa n'umushumba mukuru ubwabyo anatangira umwaka, cyangwa se atanga n'ubutumwa mu gutangira umwaka. Yabwiye abantu yuko uyu mwaka mu byo tugiye gushyiramo imbaraga harimo no kwizera Yesu. Kwizera Yesu nka provider, wa wundi duha ibyo dukeneye, wa wundi tumenyera ubuzima, wa wundi waturinze mu bihe byose bitambutse, imyaka yose twanyuzemo kugeza n'ubu, wa wundi uhagaze ku itorero mu bihe ryagiye ricamo bikomeye
bitandukanye kugeza n'ubu. Itorero ryagiye rica mu bihe byinshi bikomeye bitandukanye, ariko riracyakomeye kandi rifite ububyutse. Abantu baruzura umwuka wera, abantu bari kubatizwa, abantu bari nk'ubu ngubu ejo twanabigarutse, abantu basaga 55 barabatijwe muri uno mwaka. Kandi mu by'ukuri harabayemo ibihe bikomeye, haraciyemo amezi menshi, itorero insengero zinafunze, nyinshi zifunze. Ubwo butumwa rero n'ubundi mushumba mukuru yatanga nabwo nabutsindagira, nabwo n'ubundi bukomeza kugaruka bw'itorero, yuko abantu bakomeza kwizera, ntibumve ko ubuzima buhagaze, ntibumve ko byacitse, ntibumve ko itorero ryaguye mu bibazo. Itorero rikomeje gukora umurimo, abantu bakomeje kuvuga ubutumwa bwiza, abantu bakomeje gukizwa, imirimo irakomeje. Ariko kandi n'abangaba bagezweho n'iki cyemezo cyo kuba basubikiwe amasezerano mu gihe kitarenze iminsi 90, nabo ubwabo bakomere, ntibahagarika umutima, bakomeze bizera Imana imwe yabahamagaye kabashyira mu murimo, ya yindi yatumye banarahira bavuga ati turaje turiyemeje tugiye kugukorera byaba mu bihe bimeze gutya cyangwa bitameze gutya, twaba dufite iki tutagifite. Iyo Mana n'ubundi bakomeze bayizere, ariko kandi n'abanyetorero bakomeze babasengere, babakeneye nabwo gusengerwa, kubahabwa bugufi, kuko nyine nabo ni abantu. Ariko gahunda y'umurimo w'Imana irakomeje. Ndumva rero nubwo butumwa n'ubundi nta bushyashya ngerekaho, nubwo n'ubundi umushumba mukuru yagiye atanga, kandi umva ko bufite fondation y'ubuzima budahagaritse umutima, yaba ku muntu ku giti cye, yaba kwitorero, ku murimo w'Imana muri rusange. Hari n'ibintu byari byatangiye kunuganurwa ati barashaka amashuri, ngira ngo mu gufata icyemezo ntabwo byagendeye kuri ibyo. Hari abari batangiye bahagaritswe n'abadafite amashuri ahagije yemewe. Ibyo rwose ako ni ukubeshya. Ntabwo, kuko muri abo ngabo insengero zabo zifunze harimo n'abarisansiye, abantu bize ku rwego rwa kaminuza icyiciro cya 2 bakakirangiza. Harimo n'abafite n'izindi mpamyabumenyi cyangwa ubushobozi ziri hejuru zirenze. Ntabwo hagendewe ngo uyu afite amashuri make cyangwa se nta mashuri afite. Ni insengero zimaze igihe nyine zarahagaritswe, zifunze, zitarafungurwa ngo zongere gukomeza gukora. Ariko hakaba hari gushakishwa bya bindi twasabwe, kuko itorero rifite inshingano zo kubishaka, zo kubikora, kugira ngo tugire insengero zigendanye n'uko n'igihugu gishaka. Kandi icyo gihugu kiri kudusaba si igihugu si bibi, biradusaba ko tuba dufite insengero nyine zifite isuku, zimeze kwa kundi, kugira ngo umunyarwanda aba ahantu heza, asengera ahantu heza. Ibyo rero n'ubundi itorero rirakomeje gushyiramo imbaraga ngo ribikore. Nabivuze ko n'uyu munsi urusengero rw'uwahagarikiwe amasezerano ruramutse rufunguwe, hakaba nta yindi mizira afite yenda kuvuga ngo yenda imyitwarire mibi cyangwa ikindi kintu cyamukumira kuba yaba umuyobozi mu itorero ADEPR, n'ubundi yakomeza yasubukurirwa amasezerano, akomeza gukora umurimo ye. Yego, reka tubashimire rero kuri uyu mwanya mufashe kugira ngo musobanurire abantu. Yego, murakoze cyane, kandi namwe murakoze kubw'uyu mwanya.